Mwaramutse neza, Peter Claver Rurangwa tugarutse kugira ngo tubaganirize gake ku bijyanye na kamere y'Imana cyangwa Imana ubwayo. Murabona inyuma yanjye, murabona imisozi ntabwo igaragara neza, iri kure, hari n'igihu, hari ibiti. Iyo umuntu abonye biriya bintu byose bimukikije atakoze by'umwimerere nk'amashyamba, imisozi, ikirere, kandi akareba ukuntu bidufitiye akamaro, uko duteye n'uko byo biri, urebye ubona nk'aho byuzuzanya. Muri uko kuzuzanya rero ni nk'aho uhita uvuga ngo biriya bidufitiye umumaro. Ubwo bidufitiye umumaro ku buryo bwa kamere rero, buriya hari Imana idufitiye umugambi yabiremye, ku buryo bisa nk'aho bitaburanwaho mu mico yose cyangwa imico myinshi ari uko byagiye byumvwa. Ariko mu by'ukuri iyo utekereje ugashyira neza ibintu byose ukabigenzura, ubona yuko Imana idahari nk'umuremyi wa biriya bintu byose, ahubwo Imana ariyo iba irimo kwigaragaza. Yigaragaje nka kiriya gihu turimo kubona, yigaragaza nka kiriya kirere, yigaragaza nka biriya biti, yigaragaza nkanjye, yigaragaza nkawe. Ariko nyine bitewe n'ukuntu n'icyo kinyoma twagiye dukurana nacyo, twumva ko Imana iri hanze nk'umuremyi. Imana idufitiye umugambi, bityo iyo habaye agisida ukarokoka, iyo habaye intambara, jenoside ukarokoka, nta kindi uhita uvuga, uravuga ngo Imana imfitiye umugambi, hari ikintu ishaka kunkoresha. Kandi koko bigasa nk'aho biyoboye ubuzima bwawe. Ariko mu by'ukuri dushobora gushaka umugambi w'ubuzima bwacu tukawuha umurongo, ubuzima bwacu tukabuha umurongo, ariko tutavuze tuti ni Imana iri ku ruhande irimo kudizayininga ibintu, ibiha icyerekezo. Imana ubwayo nta cyerekezo ifite, kuko gushaka icyerekezo ni ukugira ngo ushake ikibazo, ni ugushaka igisubizo cy'ikibazo ufite ushaka gukemura. Ariko Imana ubwayo nta kibazo ifite, kuko ni perfect, iruzuye, ifite ibintu byose. Hagati aho ndasuhuza umuntu wapositinze ibintu nk'ibyo, yitwa Eli, yapositinze nawe ibintu nk'ibyo. Yapositinze ibintu nk'ibyo, yuko Imana nta marangamutima igira, Imana idahemba, Imana itarakara, Imana itagambirira. Ariko twe twayifashe nk'umuntu, na impaya nyinshi zirubakwa, insengero nyinshi, abantu benshi twubaha no mu mico yacu no mu bihugu byacu usanga bari mu nsengero n'ab'inyangamugayo. Ugasanga idini akenshi abantu bavuga bati idini, wenda amadini afite ikibazo ni yayandi abeshya abantu, abatwara amafaranga n'amasambu, ibintu nk'ibyo. Ariko muri make na yayandi atagutwara ibintu bifatika nk'ibyo, afite abantu b'inyangamugayo, nacyo kiba ari ikibazo, kuko bituma nk'abana bavuka bafata point de repère. Point de repère ni nko urufatiro rwabo barushingira ku kintu kitari cyo, ko baba barushingiye ku Mana iri hanze. Ntabwo ari Imana kamere y'ibintu byose biriho, ahubwo ni Imana iri hanze y'ibiriho. Ubwo rero iba ari Imana y'igitekerezo, ariko ugasanga bayubakiyeho ubuzima, nubwo yaba inyangamugayo muri sosiyete, ariko aba yaratumye abantu bamukurikira bazi ko bwa bunyangamugayo bushingiye kuri ya myizerere ye ya gikristo, isilamu cyangwa kiyahudi. Ayo niyo madini dukunda kuvugaho. Murakoze rero, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, kandi mukore comment na share. Umunsi mwiza.